Halo, dutangiriye ubu dutangiriye mu muhanda. Hari ibihe bihinduka y'ikirere turi kubona. Turi muri winter periode ya neige. Turabibona toujours turi gutembera mu tundi duce, niyo mpamvu tubona ari umuhanda muremure, imisozi ikikije umuhanda. Tugiye kuharebera byinshi nanone byo kwigira kuri iyi nzira nyabagendwa. Aho ndavuga bike tuze kureba byinshi. Icyo tureba ni imiterere y'imihanda, tukareba n'ibimenyetso biba ku muhanda bigomba kubahirizwa, byubahirizwa, biboneka hamwe ahandi bitahaboneka. Wimukira ahandi ukabihasanga, ubwo usabwa kubyiyadabutaho. Bivuga ngo kwiga rero ni uguhozaho. Nk'iki ni ikiraro, hejuru hanyura gare ya moshi, hasi n'imodoka. Ubushize hari icyo tugiye tuvugaho, babonye muri video yatambutse. Uyu murongo turi kubona w'umweru uri ku nkengero y'umuhanda, avuga ko ari aho ikinyabiziga kitahagombye kurenga ngo kijye hirya yaho. So aha hantu rero haba kuri uyu murongo haba hasigwa andi marangi afite uburyo kwibutsa ko iyo urenze uwo murongo, ugeze kuri uwo murongo, igihe wenda haba hari ibyawusibye nk'ibi bihe by'impinduka z'ikirere, hariho neje yatwikiriye wa murongo. Iyo urenze, ipine rirenze kuri uwo murongo irasuma, wumva imodoka isuma, igize umusumo udasanzwe. Naje mbikoreye ikidogo ningera ahantu heza ho kugira ngo wumve ijwi riraba rihindutse, kuko ndenze uwo murongo byonyine gusa. Uyu murongo turi kubona ku ruhande rw'iburyo, iyo urenzeho iyo ipine riwurenze, ni ukukwibutsa ko urenze umwanya wawe. Kandi urenzeho, murumva ijwi riraba rihindutse kidogo. Maze nibanze ngera ahantu heza, numva nkaha muraza kubyumva. kugira ngo birumvikana iyo urenze uyu murongo byonyine gusa. Nicyo nashaka ngo tubanze turebe kumve kuri uyu murongo bijyanye n'imiterere yawo. Twaba tuvise ko ubu kuburiye ngo uri kurenga umuhanda, ubwo hirya n'ukomeza nyine n'ukwinaga muri rigora. Hari aho usanga ubwo noneho hari ahagana kuri sayidi y'ibumoso, umuhanda w'ibisate bibiri w'icyerekezo kimwe. Kuri iki gisate cya kabiri cy'ibumoso, ari nabwo buryo turi kugenderamo, naho haba hari umuhondo nawo ni uko nguko umeze. Nawo iyo urenze, amapine ahita wumva agize umusumo udasanzwe unyuranye, ukaba nk'aho ukanguwe ngo uri kurenga umuhanda wawe. So aho mubibona gutyo, ni ikimenyetso kiba kikwibutsa igihe urangayemo kidogo. Aho biba bitari, haba hari iyo mirongo y'umuhondo cyangwa se y'umweru ku nkengero z'umuhanda, ntihabe hari icyo kintu gituma ikinyabiziga gihindura amajwi.
ahanini nubwo biba bihenze gushyiriraho ibyo bintu nyine bijyana n'uko aho hantu impinduka z'ikirere cyaho aba ari nke cyane, biba bigoye ko hahinduka. Usanga nko mu bihugu bitabamo neje biragoye ko wabisanga aho byashyizweho, ariko ayo mirongo ishyirwaho, ariko ibyo bindi byongerwaho bituma wumva ikinyabiziga kigize umusumba udasanzwe ugiye urenze ya mirongo, nuko iyo mirongo ihora yigaragaza kubera ko nta kiba cyayisibye ahanini. Aho habayeho izo mpinduka niho baza bakaba babishyira. Waba yaratwaye muri ubwo buryo bwombi kugira ngo yaba yumvise icyo biba byarateganyirijweho muri makeya. Iyo ahantu hari impinduka bagerageza no kuhashyira byinshi mu bimenyetso bifasha abagendera mu nzira nyabagendwa uburyo bwo kukwibutsa kugira ngo ugire umutekano mu nzira nyabagendwa. Ya ngayo nguko. Aka kapa kari imbere kaba kagaragaza ko wemerewe kuba wahindukirira hano ibumoso ujya mu kindi cyerekezo. Uburenganzira uba bufite muri makeya. Turi mu muhanda wo mu autorite wo mu misozi. Neje aramutse yigira nabi, mpamvu tubona haguye ibicu byinshi. Harimo imodoka zideneja ziri kuri side yo hakurya, na hano ariko zatambutse mbere nubwo neje iri gukomeza yiyongerwa. Ibyapa biburira ko ngende mu ikorosi rikatira ibumoso, uri nako bimeze gutya, kandi umutwazi muzima burya atwara umuhanda. Icyapa kiravuga iki bakimenyereye, ni periyode igera yo kujya gupeza ibinyabiziga bitwara imizigo no kubikorera checking. Hirya aha ngaha hari aho byijyana. Checking ni for free, ni ukuhanyura bakareba ikibazo ikinyabiziga ubuzima cyaba gifite, cyikoreye, we wikoreye, utikoreye. Iyo amatara yacanye ku muhanda aho abashanyije biriya bimenyetso, igihe usabwa kunyura ku ruhande utwara ikinyabiziga cy'imizigo ukagenda ukinyuza muri control hariya hirya, aho biba byigaragaza, biba byoroshye cyane. Bana n'ibinyabiziga bitwara imizigo, ariko uwanyuze wikoreye cyangwa utikoreye apfa kuba ari periyode y'igihe biba mu
cya cekingi, ugomba kunyura ku ruhande mukabikoresha, imashini ikagaragaza ubuzima bw'ikinyabiziga, amakuru kugira ngo uhabwe urwego rwo gusigasira ikinyabiziga ngo gihorane ubuzima buzira umuze wacyo. Ko yari umuhanda w'ibisate bibiri ari ku cyerekezo kimwe, ubona benshi bakunda kwigendera kuri igisate cya mbere cy'iburyo, icya kabiri cy'ibumoso nicyo cyo kunyuranira naho, aribyo ugiye gukora ufate kuri iyi kamyo ukomeza kuyigenda inyuma, intera ivumbi ntabwo ari byiza, ugomba kubanza kora nanjye aho unyura ko ari hazima. Bigaragara ko iki gisate cy'ibumoso ntabwo cyakomeje kunyurwamo, cyakomeje kunyurwamo, ari naho ubona aha kabiri hakeye zagiye zihuha neje yabo. ndakeka ibyo mubona byinshi nkurikije ibyo mwagiye mumbaza mu mavidewo agiye abanza, n'aha murigamo byinshi mubona icyo kumbazamo byo mwarebye, niyo mpamvu anawegera ngatuza aba rugari mukareba byinshi.
kugendera ku muvuduko usanzwe, mbasaba kutarenza umuvuduko wa nyuma ugaragara ku nzira nyabagendwa. Ngomba no kuba najya munsi yaho bitewe n'imiterere yaho mba ndi kugenda, kugira ngo nirinde ibibazo, nirinde impanuka. Ubuzima nibwo bwa mbere. Ko yari ndi kugera mu muhanda icyerekezo kimwe w'ibisate bibiri, hakurya yanjye niho tubona izindi zigaruka gutya mu muhanda utegeranye, ariko ndi kugendera hano umuhanda w'ibisate bibiri w'icyerekezo kimwe. Maximum speed kuri iyo nzira nyabagendwa ni 100, umuvuduko wa kilometero 100. Turi mu misozi igaragaze neza, amashyamba hakurya no hakuno hose, nuko tubyirebera. Icyapa kimbwira ko imbere ndi gutangirana umuvuduko wa nyuma kutarengwa wa 90. Hari n'icyapa kigaragaza ko ari parike hambukira inyamaswa ziva hakuno no hakurya. Ibyapa bimbura ko ngiye kugera mu makorosi akatira ibumoso asora iburyo. Ibihugu biba byikoze, ubu tuba turi kuyemo. Gusa icyo nabibutsa ko nuko ibanga ryo gutwara muri neje no kwitonda, kugenda buhoro, umuvuduko uri munsi y'uwo ubona uri no ku nzira nyabagendwa, muri wowe wo kwigirira umutekano, kwirinda accident. Ko ikinyabiziga kiri ku muvuduko kikanyerera ntubasha kugikontorora, neje rero binyereza ibinyabiziga. Niyo mpamvu mwakunze kubona tuba dukunze kugenda aho ibindi byanyuze wenda byahaharuye muri makeya.
misozi. Icyapa kimburira ko imbere hari biburira amakamyo ko hari akamanuko ka 7% muri metero 500. W'amajyaruguru ashyira amajyepfo